kumenya isabato. Rubeni yari umupasitoro muri Kenya. Hari ku cyumweru ajya gusura ahantu basengera. Ahageze bamusaba kubabwiriza kuko yavugaga mu rundi rurimi. Umukuru w'itorero umwe yarasemuraga. Rubeni yababwirije isabato ko ariyo munsi w'Imana n'abantu bayo. Iyo yavugaga isabato mu kibwirizwa cye, uwasemuraga yahitaga avuga icyumweru, ndetse n'amasomo Rubeni yavugaga uwo musemuzi yayasobanuraga nabi, maze abari bazi urwo rurimi bamenye ko ari kuvuga ibitari byo. Batashye, umusemuzi yatangiye gusubira mu kibwirizwa neza ngo amenye izo nyigisho z'inzaduka uwo mubwiriza yari abazaniye. Asomye yahise abona neza ko isabato ariyo munsi w'Imana n'abantu bayo. Mu rindi teraniro nawe yahise atangira kubwiriza isabato. Bongera gutumira Rubeni ayibigisha neza. Uyu munsi ahantu hitwa Moro muri Kenya hari abizera barenga 560 baruhuka ku isabato. Imana ibaha umugisha. Yohana igice cya 8 umurongo wa 32. Yesu yaravuze ati, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Imana itwuzuze ukuri kwayo.